ariko ngiye kamubwiza ukuri pe urabizi nyine wenda ntabwo ndi mukuru ndi muto pe ariko sinzi ukuntu mbona mutoni uriya mukeba wawe sinzi ukuntu mubona pe kanya kandi urameze kubatera ikibazo njye nawe nta kibazo nyine mufitanye njye ndi kukubwira uburyo mubona. Bakunzi ba filime nyarwanda Sano Films kufatanya na Set Empire baguteguriye filime y'uruhererekane yitwa Abakeba Series. Ikintu mbakundira nkundira ukuntu muri inshuti mbega ninjye namwe mbega iteka byose nta nubwo ubufite bwacu ariko bwahagarara kuba turi abakeba rege ntabwo ari igikuba cyaciye nta gikuba rwose kibibo icyo nicyo mbakundi ubundi ibi bintu biboneka hake mbese iby'abakeba banze kujya mu makimbirane ahubwo bagasenyera umugozi umwe bakubakana n'umugabo wabo bizarangira amahoro. wavuye yuva uje nagukora mfite byanzanye cyakuzanye gutwaraga w'abandi harimo wowe natwaye ariko ko numfite ikibazo ubundi rinde unatwaye. Ibi byose bizasobanuka tariki ya mbere z'ukwezi kwa 12 2025 kuri YouTube channel yacu yitwa Sano Films. wowe urabufata unanyugize ku buryo bye niyo byaba ari byo uraba wamusigiye mu isorori ushireho bivange ngo dusange Ntuzacikwe n'iyi filime y'uruhererekane kuko uzigiramo byinshi kandi by'ingenzi. Abakeba Series n'agaseke k'amahoro no kubana neza.